mureke dusenge. Mana ishobora byose, mubyeyi wacu, Mana idukunda kandi twitaho, duciye bugufi imbere yawe, ducishijwe bugufi cyane kuko twe turi abantu buntu, turi abanyabyaha, tugambira gukora neza, ariko Nyagasani rimwe nimwe tukisanga twakoze nabi. Ariko Nyagasani waravuze ngo naho umukiranutsi wanjye yagwa ntiyarambarara. Ndagushima ko utajya wemera ko turambarara. Buri gihe Nyagasani mwami turebe i Karuvari tukabona icyo Yesu yadukoreye, tukabasha gusubizwa mu ibyiringiro. Turagushimye. Muri akanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Turabona ko umwanzi Satani yarwanyije hirya no hino, ariko mu izina rya Yesu wamutsindiye i Karuvari, ukomeze umudutsindire Mana. Ijambo ryawe ngiye kuvuga ntaba ari njye, ahubwo Umwuka Wera aganze mu mutima wanjye, anyobore. Ndetse Nyagasani n'abagiye kuryumva ntibabe bumva ko ari njyewe, ahubwo bumve ko ari wowe ushaka kugira icyo ubabwira. Reka udukomereze mu buntu bwawe. Mwisabato irura, mw'iyi minsi ya nyuma irura, ni ukuri Nyagasani iyi sabato tubere isabato idasanzwe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Ubushize twize amagambo meza cyane umugaragu w'Imana umudamu wa Pasi yatwigishije, atubwira ukuntu Abisirayeli mu by'ukuri, urugero rw'Abisirayeli, uburyo Imana yarwanye nabo ikabarinda. Noneho bagera mu butayu, tubona uburyo ibiryo bitangiye gushira, nta nubwo byari byashize burundu, batangiye kwivovota. Yatwigishije icyigisho gikomeye cyane ko tutagomba kuremererwa n'amaganya y'isi, ndetse ngo twibaze iby'ubuzima bw'ahazaza, usanga ari byo bituraje ishinga kugira ngo uwo munsi utazadutungura. Ntabwo ndi bujye kure cyane y'icyigisho twize ubushize. Turakomeza tureba urugendo rw'Abisirayeli, kuko tuzi ko urugendo rw'Abisirayeli bitwereka urugendo rwacu rw'uyu munsi, bitwereka natwe ko ni ishusho y'urugendo rwacu rwerekeye Kanani y'ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi ntabwo turi bujye kure cyane, tugiye kugenda nanone tureba urugendo rw'Abisirayeli, natwe turebe mu by'ukuri isaha tugezemo uko imeze. Tugeze mu isaha ikomeye cyane, umwana w'umuntu rimwe na rimwe atabasha no kubivugisha akanwa ke ngo abashe kubisobanura, usibye uko Umwuka w'Imana azagenda adusobanura uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'iby'uru rugendo. Turabona isaha tugezemo ni isaha y'umwijima, aho ibintu byinshi byahindutse, cyangwa se haba ku batuye isi, haba no ku bituye isi, ibintu byose byarahindutse. Hari ikindi cyerekezo, abantu bose bafite ubwoba, ariko turashima Imana yo muyenga wacu. Turi kuvuga ko urugendo rwacu rwo mu minsi y'imperuka rushushanya urugendo rw'abantu b'Imana, cyangwa rushushanya urugendo rw'Abisirayeli. Nkuko twabonye icyigisho ubushize, twabonye ukuntu Abisirayeli bageze mu Egiputa, nabo mu by'ukuri nako bavuye mu Egiputa bageze mu butayu, bahuye n'ikigeragezo cyo kwivovota, cyo kwiganyira. Batangira kwiganyira, kandi mu by'ukuri atari uko ibiryo byashize, hari hasigayemo bikeya. Ariko batangira kwibaza ati, ariko se ubundi koko mu by'ukuri ko ndeba ibiryo bisigaye, hari hasigaye nk'ibiro 10 cyangwa ibiro 20 cyangwa ibiro 3, simbizi byari bisigaye. Ubu ngubu abana banjye bazarya iki? Bazambara iki se? Cyangwa se baziga bate? Twabonye ko mu by'ukuri n'isaha tugezemo tugomba kwirinda kuremerwa n'amaganya y'isi, kuko ayo maganya azatuma benshi bacogora, uwo munsi ukazabatungura. Mureke twese dufate Bibiliya zacu tujye mu gitabo cyo kubara igice cya 13, tujye mu gitabo cyo kubara igice cya 13. Ndashaka ko dukomeze kino cyigisho cy'urugendo rw'Abisirayeli, turebe imbogamizi bahuye nabo, turebe ibyago bahuye nabyo, kuko natwe biri kudushyikira muri iki gihe cyacu. Turabona ko natwe tugeze mu gihe gikomeye, aho itorero riri mu butayu, riri kugeragezwa. Mbese mu by'ukuri twe duhagaze gute? Mbese natwe twiteguye kugera i Kanani, cyangwa natwe tugiye gusorwa amagambo avuga ngo nta n'umwe uzagera i Kanani keretse Kalebu na Josuwe, maze abenshi bakarimbukira mu butayu? Mureke tugende mu gice cya 13, duhere ku murongo wa 17. Iki gice cya 13 kirakwereka Imana ngo Abisirayeli igihe cyarageze. Noneho baravuga ati, kuko tubona ko Abisirayeli kubera kwivovota, mu by'ukuri babavanye mu Egiputa bagifite ya mico ya Egiputa, mu by'ukuri naho bagiye batagifite kwizera ko igihugu bagiye kujyamo bazakijyamo, ugasanga muri bo ntabwo baragishyikira neza. Noneho baratangiye kuvuga ati, ariko mureke dushake bajye kututatira n'icyo gihugu, tumenye igihugu icyo ari cyo. Mu by'ukuri si icyo gihugu kiriho, mbese icyo gihugu kimeze gite? Abisirayeli igitekerezo kiza muri bo cyo gutata, barangije icyo gitekerezo cyabo kigira
kuri Mose, Mose nawe akigena ku Mana. Nuko rero ku gice cya 13 tubona Imana ibwira Mose ati noneho tora abagabo mu miryango 12 bajye kugira gute bazajye gutata icyo gihugu. Turabibona rero ko mu miryango 12 ariho baturanyije abagabo bo kujya gutata igihugu. Ngo maze Mose abatuma gutata igihugu cy'Ikanani, arababwira ati muzamukire muri iyi nzira ica Inegebu, muzamuke mu gihugu cy'imisozi miremire, mutate igihugu, mumenye ko kimeze, n'abantu bagituyemo mumenye uko ari abanyamaboko cyangwa ari abanyamaboko make, kandi yuko ari bake cyangwa ari benshi, n'igihugu batuye yuko ari cyiza cyangwa ari kibi, n'imidugudu batuyemo uko imeze, yuko itagoteshejwe n'inkike z'amabuye cyangwa zigoteshejwe, n'ubutaka bw'icyo gihugu uko bumeze, yuko bwera cyangwa burumba, kandi yuko igihugu kirimo ibiti cyangwa bitarimo. Mushire ubwoba, muzane ku mbuto z'icyo gihugu. Icyo gihe cyari igihe inzabibu za mbere zihishiriza, cyari igihe cy'inzabibu za mbere zihishiriza. Ahangaha ngo Abisirayeli ngo kubera ukuntu batari bagifite no kwizera, babati mu by'ukuri mureke dushaka abantu bajye gutata icyo gihugu. Tubona ko babibwiye Mose nawe icyo gitekerezo kijyana ku Uwiteka. Uwiteka Imana iramubwira ati noneho tora abantu mu miryango 12 mw'abo bantu noneho bajye gutata icyo gihugu. Barangije tubona ko Mose arababwira ati noneho mujye gutata icyo gihugu, murebe niba koko icyo gihugu ari cyiza, murebe abantu bagituye niba ari abanyamaboko, murebe ibidugudu uko imeze, uko yubatse, ibyo byose mubitate, nimurangiza mutuzanire inkuru. Ahangaha tubona ko abagabo 12 baragiye, bagiye batwereka amazina y'abantu bagiye. Usomye igice cya 13 baragenda. Ngo Abaheburayo, tujya gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 196 niho hagiye kutubwira icyo gitekerezo. Ngo Abaheburayo bagandika i Kadeshi mu butayu bw'Iparani hafi y'inkengero y'igihugu cy'isezerano. Aho niho abantu batangiye igitekerezo cyo kuvuga yuko bakwiriye kohereza abatasi kujya gutata icyo gihugu. Mose azana icyo gitekerezo imbere y'Uwiteka, maze biremerwa, batoranya abagabo, maze Mose abwira kujya kureba icyo gihugu n'abantu ko ari abanyambaraga cyangwa abanyantege nke, benshi cyangwa bakeya, no kwitegereza ubutaka bakareba n'uko bwera no kuzana zimwe mu mbuto zaho. Baragenda batata icyo gihugu cyose, maze bagaruka nyuma y'iminsi 40. Amakuru y'uko aho abo batasi bagarutse yakiranywe umunezero. Abantu basohoka bihuta bajya gusanganira izo ntumwa zari zishoboye guhonoka ibyago byajyaga kubageraho. Abo batasi bazanye ingero z'amatunda zerekana uburumbuke bw'ubutaka, bazanye ishami ririho inzabibu nini cyane ku buryo ryahetswe n'abagabo 2, bazana no kumakumanga no ku mbuto z'imitini byaheraga cyane. Ahangaha tubona ko mu by'ukuri bamaze gutora abagabo bagiye gutata icyo gihugu, ngo bamaze iminsi 40. Murumva ko iyo minsi mu by'ukuri yari iminsi yo kugira ngo barebe icyo gihugu. Natwe tugeze mu isaha ikomeye aho abatasi bamaze kuba benshi. Mu by'ukuri abatasi, ndavuga ababwiriza butumwa cyangwa se ab'Imana yatoranyije kugira ngo bajye kureba mu by'ukuri cyangwa se batubwire iby'igihugu tugiye kwinjiramo, ibyo aho tugana, aho tugiye kujya, aho tugiye kwerekeza, igihugu tugiye gutaha. Ariko mu by'ukuri turareba abo batasi bose, mbese koko imitatire yabo ni mizima. Mbese imitatire y'abo batasi bose ni mizima. Ngo abatasi baragiye ndetse ngo bazana n'imbuto, bazana n'imizabibu, berekana ko mu by'ukuri icyo gihugu mu by'ukuri ni cyiza, nta n'icyo bakivebaho. Ariko tugiye kureba mu by'ukuri mbese iby'abo batasi uko baje. Ngo abantu bateze amatwi, ngo abo batasi ngo baravugaga, abantu babateze amatwi bafite amashyushyu bashaka kumenya iby'icyo gihugu. Ngo abantu bateze amatwi bafite amatsiko cyane ubwo babwiraga Mose iby'ubutumwa. Twageze mu gihugu wadutumye, ni ukuri koko n'icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo. Mu by'ukuri igihugu cyari cyiza, cyari icy'amata n'ubuki, cyari igihugu kidafite amakemwa, ntacyo bagishinja. Ngo abantu bari bafite ishyushyu ngo bajya kumva ijwi ry'Uwiteka, maze bagaruka bakajya guhundura icyo gihugu batajuyaje. Ariko
uretse babiri gusa bazanye inkuru y'incamugongo bavuga ibitekerezo byabo bivuye mu mitima yabo itarimo kwizera. Ahangaha mu by'ukuri turabona ko aba bantu bagiye gutata igihugu baje bavuga ko igihugu ari cyiza ndetse berekana ko ari icy'amata n'ubuki, berekana n'imbuto zacyo, ariko mu by'ukuri kubera ayo mashyushyu yabo harimo abantu bazanye inkuru y'incamugongo. Baba bandi bafite ngo hano hari amagambo ateye ubwoba nasomye ngo ariko batasi bose uretse babiri gusa bazanye inkuru y'incamugongo bavuga ibitekerezo byabo bivuye mu mitima yabo itarimo kwizera. Ndagira ngo umuntu wese asurinye hano magambo ngo bazanye inkuru y'incamugongo iri gusura ibitekerezo byabo ngo itarimo kwizera, ngo yari yuzuyemo gucika intege biterwa na Satani. Kutizera kwabo kwatumye abantu bijima. Ubushobozi bukomeye bw'Imana bwagiye kenshi bugaragarizwa ubwoko bwaturanyijwe bwari bwibagiranye. Ahangaha aba bantu b'abatasi baragiye baratata, ariko kubera ko bajyanye intekerezo zabo, bajyanye imico mibi yabo, bajyanye kutizera Imana kwabo, bakurutse bagarukana inkuru y'incamugongo. Tugeze ahantu hakomeye cyane aho abantu mu by'ukuri isi ya none abantu buzuye intekerezo kutizera, bari kubona ko ibintu bikomeye, bakazana incamugongo, bakazana inzira yabo bashaka gukatishamwo abantu, bakazana ikorosi bashaka gukatishamwo abantu, ariko mu by'ukuri ntabwo ari umugambi w'Imana. Kuko Imana yakoreye mu maso yacu ni byinshi cyane. Ibyo Imana yakoreye mu maso yacu yakoreye imbere y'Abisirayeli byari byinshi. Ngaho reba nawe Imana yatandukanyije amazi, reba Imana yabagaburiye manu, ariko kubera ko abantu bagifite imico mibi, bagifite intekerezo mbi, batagifite kwizera, ibyo bintu byatumye bazana inkuru y'incamugongo, maze bituma n'Abisirayeli nabo batagira kwizera. Ngo kutizera kwabo kwatumye abantu bijima. Murebe umwijima ugwiriye isi yacu, murebe umwijima ugwiriye isi yacu bitewe n'abatasi badafite kwizera, ahubwo bafite imyumvire yabo. Ngo maze ngo umwijima ugwira abantu. Ubushobozi bukomeye bw'Imana bwagiye kenshi bugaragariza ubwoko bwaturanyijwe bwari bwibagiranye. Abantu ntibibuka uko mu buryo butangaje Imana yabakijije ababakoresha agahato, yabakijije ababakoresha agahato, igatanga inzira mu nyanja, maze ikarimbura ingabo za Farawo zari zibakikije. Imana bayikura muri izo ngorane bari bafite, nk'aho bagombaga kwiringira ubushobozi bwabo gusa. Ahangaha maze barangije bareka kwiringira Imana, yayandi yabambukije inyanja itukura, yayandi yabakijije ingabo za Farawo. Reba ibyago ingabo za Farawo zahuraga nazo, nako Abanyegiputa bahuraga nabyo, ariko Abisirayeli ntibahure nabyo. Ariko ibyo byose birirengagizwa bitewe n'abatasi 10 gusa. Bitewe n'abatasi 10 gusa. Reba umwijima wahise ugwira Isirayeli yose. Bavandimwe, turi mu isaha ikomeye cyane, isaha yuzuye umwijima, bitewe n'abatasi batafite kwizera Imana, bitewe n'uko batahindutse, batatsindishirijwe, ahubwo kubera kutizera Imana ngo bayigire nyambere, bari gutuma isi yose igwirwa n'umwijima, maze igihugu tugiye kwambuka abantu bari kubona ko bikomeye kucyambuka. Ariko ndashima Imana ko abantu bose bagiye gutata igihugu batapfiriye gushira. Hari abagabo benshi, hari abagabo babiri, ari bo Kalebu na Yosuwa, bazanye inkuru nziza. Ngo habayeho umuborogo w'agahinda kenshi uvanze n'amajwi y'abantu bitotomba, ashize amanga yo guhagararira ijambo ry'Imana. Kalebu agerageza uko ashoboye kose kurwanya umwaka mubi wari utejwe n'abagenzi be batari abizerwa. Ntiyahakanye ibyari byavuzwe, inkike zari ndende kandi Abanyakanani bari abanyembaraga, ariko Imana yari yarasezeranyije Abisirayeli icyo gihugu. Tuzamuke nonaha duhindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Ahangaha ngo Kalebu ngo arebe ukuntu Abisirayeli babuze kwizera, bacitse intege. Mbese muvandimwe, ntiwaba ucitse intege bitewe n'inkuru uri kumva z'incamugongo z'abatasi badafite kwizera? Mbese muvandimwe, ntiwaba ucitse intege ngo maze ngo Kalebu ngo arebe ukuntu Abisirayeli batangiye kwitotomba? Mbese abana bacu baziga bate? Bavandimwe, tugeze mu isaha ikomeye aho uhura n'abagenzi atari kubwo murabona mutari kwihuta, igihe ntikiragera, muri kwihutisha ibihe, ntabwo ari cyo gihe. Mureke gukabya, mureke kuvana abantu, mureke abantu bakomeze bajye mu nsengero bakora imihango. Ibyo byose abantu bakabati kuko nibyo igihe ntikiragera. Ariko ukambabwiza ukuri, abantu bari kwivovota ni benshi, abantu bataye kwizera Imana, abantu bataye kureba kuri Kristo, ahubwo bari
barivovota maze ngo Kareba arababwira ati mbese ni gitumye mwivovota mbese ni gitumye mucika intege mbese ni igiti gitumye mureka kurera iby'Imana yadukoreye mbere arababwira ati nimuhumure haleluya tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha kuhatsinda amen ariko kubera ukuntu Abisirayeli bari nabo ubwabo batari barigeze bizera Imana batari bageze bahinduka mu by'ukuri bari bagifite gushidikanya ntabwo bigeze bumva ibyo Kareba babwiye ntabwo bigeze bitondera ibyo Kareba babwiye ahubwo ngo bazamuranyijwe n'uburakari baravuga bati mureke tubatera amabuye mureke tubice mu by'ukuri mureke tubavaneho tubarimbure mbega umubabaro ukomeye mu by'ukuri byari biteye agahinda ngo abo bagabo murebe ngo abo bagabo bamaze kujya mu nzira mbi bahagurukira kurwanya Karebu na Yosuwa na Mose n'Imana reka mbabwira abantu bahagurukiye kurwanya Imana bashize amanga kandi mu by'ukuri Imana nta kitakoze ngo bahagurukira kurwanya Mose na Karebu ndetse n'Imana ngo bashebeje ukuri kugira ngo bashyigikire umwuka mubi bari bateje bati ni igihugu cy'umwiryane iyo ntiyari inkuru mbi gusa ahubwo ngo baranabeshyaga ngo abatasi bari bavuze yuko icyo gihugu kirimbuka kandi yuko abantu baho ari barebare kandi banini ngo ibitajyaga gushoboka niyo kiba igihugu kibi kugeza ubwo kivugwa ko ari icy'umwiryane kubera uko kuntu nanone bashatse gushyigikira intekerezo zabo bashatse n'ibihamya bivuga ko icyo gihugu noneho ari kibi ari icy'abantu barebare ari igihugu gishobora gutuma abantu bahura n'ibyago reka mbabwire tugeze mu isaha ikomeye aho abantu none bari gushaka n'ibishyigikira intekerezo zabo bishyigikira imyumvire yabo mibi kugira ngo bagire gute kugira ngo bakomeze gushyigikira kwizera kwabo guke ngo kwigomeka no kwanga ubutegetsi ku mugaragaro byahereye ko bikurikiraho batuka Mose na Aroni bibagiwe yuko aho yari akingirijwe inkingi y'igicu kambabwira uzi ko Abisirayeli byageze aho bakibagirwa ko bafite n'inkingi y'igicu yabayoboraga yindi yahagurukaga nabo bagahaguruka ariko ibaze ko nayo yari igihari ariko kubera ko kwivovota kubera kutizera kwabo byageze aho biribagirana bavandimwe byageze aho biribagirana reka mbabwize ukuri bavandimwe tugeze mu isaha ikomeye isaha irura isaha y'umwijima kubera abatasi benshi mbese muvandimwe urahagarara mu ruhe ruhande urahagarara mu ruhande rw'abatasi 10 cyangwa urahagarara mu ruhande rw'abantu babiri Karebu na Josuwe urahagarara mu ruhe ruhande muvandimwe unteze amatwi mbese nawe aho ntabwo gihe kijya kigera ugatangira ukivovota ugatangira ukavana amaso kuri Kristo ukareba ibibazo ukareba ingorane z'abatasi 10 bari gutanga ariko ukambabwiza ukuri Karebu na Yosuwa bari bafite kwizera baravuga ati Imana yacu yambukije inyanja itukura yayindi yatumanuriye manu mbese iyo Mana ntizabana natwe niyo mpamvu bahagaze bashikamye uravuga ati muhaguruke tugende nonaha tujye gutata iki gihugu ngo Yosuwa na Karebu bagerageza gucunga izo mpagarara bihutira kwisuka mu bantu maze amajwi yabo yumvikana arangurura gusumba urusaku rw'agahinda kubwigomeke niba Uwiteka twishimira muvandimwe niba Uwiteka twishimira amen ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki icyakora ntimugomere Uwiteka ngo icyakora ntimugomere Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye haleluya niba Uwiteka twishimira bavandimwe umuntu wese akwiye guhagarara kano kandi akisuzuma akareba niba Uwiteka mwishimira uko Uwiteka niba twishimira ni ukuri Kanani y'ijuru tuzayitaha ni ukuri turi hafi gutaha turi hafi kugera ku rugabano mureke turebe mu gitabo cy'intambara ikomeye turebe amagambo meza cyane aboneka ku ipaje ya 435 avuga ngo igihe cy'umubaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke kuzarira n'inzara kwizera kutazacogora nubwo hazi ibigeragezo biteye ubwoba bavandimwe iki gihugu tugiye kujyamo kiradusaba kwizera kwa kundi kwatumye Karebu na Josuwe nubwo Abisirayeli bari bahagurukiye kubatera amabuye ariko ubwabo bahagaze bati bavandimwe mutuze mwe guhangayika niba Uwiteka twishimira iki gihugu tuzakijyamo natwe isaha
tugezemo, igihe cy'umubabaro turimo n'agahinda, kiradusaba ko tugira kwizera. Haleluya. Biradusaba kwizera bavandimwe, ngo kiradusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kudacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Reka mbabwire, aka gahenge dufite bavandimwe, papa Shiribukanya yari kuvuga ngo mu by'ukuri igihe cya digito kiri bugufi, aho abantu mu by'ukuri umuntu wese uzatazakira digito cyangwa utazakira iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga ngo yinjire muri sisiteme y'ifaranga rimwe, uwo muntu wese azakurwa muri sosiyete, azaba n'ahantu agomba kuba ari, azaba atemerewe kugura no kugurisha, ndetse n'izuma azaba atemerewe kuyikoresha, ndetse no gukoresha telefone. Mbese muvandimwe, ujye ukurura iyo shusho ukimagina ukuntu bizaba bimeze, ukimagina ukuntu bizaba bimeze. Reka nkubwize ukuri, aha ngaha baravuze ngo mu gihe cy'akaga kituri imbere, ngo kiradusaba ko tuzaba dufite kwizera, kandi kwihanganira intege nke, kuzarira inzara, ukwizera kudacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Mu iki gihe cy'agahenge dufite, iki gihe cy'imbabazi Imana iri gutanga, nicyo gihe gisabwa kugira ngo tubashe kugira gute, kugira ngo twitegure icyo gihe cy'umubabaro. Mbese muvandimwe uriteguye? Mbese muvandimwe nditeguye ko tugiye kwinjira ahantu hakomeye? Muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye. Abisirayeli batari bafite kwizera gushye, bari bafite akaga gakomeye. Niyo mpamvu inkuru mbi mugongo batangiraga kwivovota, batangiraga kuvuza induru, batangiraga kurira. Bavandimwe, ngo umuntu udafite kwizera gushyitse ngo afite akaga, ngo muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye no gutsindwa n'ibishuko bya Satani hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutimanama. Bangahe bari gucecekesha umutimanama kubera kwizera guke? Ndabyibuka cyane igihe covid yazaga, abantu bari babuze kwizera, abantu bari bafite intege nkeya, bavuga ati turapfuye, abandi akazi turakavanyweho, abafite ati abana bacu bazarya bati, bazambara bati. Ariko kubera kwizera guke, benshi batanze imibiri yabo, benshi bafashe ibiri kubagiraho ingaruka zino saha. Mbese muvandimwe, aka gahenge Imana yaduhaye kugira ngo twitegure akaga kari imbere, aka kaga twatangiye gusogongeraho. Mbese uriteguye ko bisaba kwizera kumwe kudafite gushidikanya? Mbese wizeye Imana yawe, cyangwa nawe uri kuzunguzwa n'isi? Mbese nawe uri kuzunguzwa no kwiganyira n'amaganya y'isi? Aha ngaha avuze ngo iki ni cyo gihe dukwiriye kwimenyereza ubwacu kugenzura amasezerano y'Imana. Haleluya. Iki ni cyo gihe ubwacu tugomba kugenzura amasezerano y'Imana. Mureke dusubire ku kagasube ka hejuru kavuga ngo muri iki gihe abafite kwizera, ngo badafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibicuko bya Satani hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutimanama. Ndetse nubwo bakwihanganira ikigeragezo, bazashengurwa n'umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Muvandimwe, tugomba kwimenyereza kwiringira Imana. Umugaragu w'Imana Pasi niwe wigishije ngo tugomba kwiringira Imana. Umuntu ahise tugezemo, ntabwo tugomba kwiringira amafaranga dufite, akazi dufite, ibyo twahinze, amasambu, inzu tubamo. Hoya, tugomba kwimenyereza kwiringira Imana. Umuntu kwiringira Imana avuga ati naho akazi kataba gahari, nzi ko Imana ubwayo ibasha kutunga cyangwa ikantunga, tugasubiza nka Meshaki na Shadaraka na Abedenego ati naho itabikora ndayiringiye iyo Mana ibasha kuzanzura no mu rupfu. Reka mbabwize ukuri, tugomba gutangira kwimenyereza kwiringira Imana. Ngo iki ni cyo gihe dukwiriye kwimenyereza ubwacu kugenzura amasezerano y'Imana. Ngo abamarayika bandika isengesho ryose risenga mu mwete kandi ritaryarya. Haleluya. Bavandimwe, mureke twimenyereze kwiringira Imana, mureke tumenyereze kugira amasezerano y'Imana, dusenge dushimikiriye, tumere nka Yakobo. Nibuka Yakobo igihe yageze ari hafi yo kugera iwabo, amaze kumva ko Izawu azanye abagabo 400 kumurwanya. Yakobo yarazi ko na Labani nawe atakimureba nka mbere, yabonaga ko nta handi byiringiro bye biri. Ngo maze Yakobo asigara akirana n'Imana, abwira abadamu bati nimujye imbere mundeke, ngiye gusigara hano senga. Aravuga ati ninjye n'Imana, sinkureka mwami, sinkureka utampaye umugisha. Maze ngo Yakobo asigarane n'Imana senga. Tugeze mu isaha yo gusigarana n'Imana dusenga, ata ibiri turanga
ibiturwaza, ibitubujije amahwemo, ibiduhangayikishije, kambabwiza ukuri byose bigiye kuba ubusa. Umuntu udafite ibyiringiro muri Kristo agiye kumera nk'Abisirayeli babandi bumvise inkuru y'abantu 10 maze bakagira gute, bakavuza induru. Udasigara ari kumwe n'Imana agiye kuvuza induru, arangwa no kwiganyira, arangwa no gutuka Imana. Kandi Imana yacu ni ukuri ntabwo ukuboko kwayo kwaheze ngo ireke gukiza. Ahangaha baravuga ngo iki nicyo gihe dukwiriye kwimenyereza ubwacu kugenzura amasezerano y'Imana. Abamarayika bandika isengesho ryose, haleluya. Muvandimwe, nta sengesho ry'umunyagara ngo risenga mu mwete ritaryarya, ngo ibyaba byiza nuko twakitandukanya n'ibyo turarikira kuruta gutandukana n'Imana. Reka mbabwize ukuri bavandimwe, isaha tugezemo ni isaha irura cyane. Njya ndeba ibituzengurutse, njya ndeba ibihe tugiye kwinjiramo, nkavuga nti bavandimwe, reka nkubwire kugira ngo utandukane n'Imana, watandukanya n'ibyo turarikiye byose, watandukana n'inshuti, watandukana n'akazi, watandukana n'ibyo uhinga, ariko ntutandukane n'Imana. Kuko umuntu uzatandukana n'Imana ni ukuri nta mahoro y'umunyabyaha, ni ukuri nta byiringiro azaba afite usibye umubabaro n'agahinda. Ngaho kugira ngo dutandukane n'Imana, ngo umuntu yatandukana n'ibyo ararikira, ngo ni byiza ko twatandukanya n'ibyo turarikira kuruta gutandukana n'Imana. Ni byiza kuba umutindi nyakujya, kwizinuka ariko ukemerwa n'Imana kuruta ubukire, icyubahiro, kuba inziramuze no kugira inshuti nyinshi udafite umushyikirano n'Imana. Dukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenga. Nitwemerera ubwenge bwacu guhugira mu binezeza by'isi tukirengagiza gusenga, hari igihe Imana yabona ko ari ngombwa ko twamburwa ibyo bigirwamana by'izahabu, amazu cyangwa imirima irimbuka. Reka mbabwize ukuri, nitwanga kubikora neza, hari n'igihe Imana yemera ko ibyo bintu bituvamo. Reka mbabwire, ntihagire ikintu kitwambura kugira umushyikirano n'Imana, ntihagire ikintu kitwambura kugira kugunda amasezerano y'Imana. Reka mbabwire ngo Yakobo yagundiriye marayika, aramubwira ati sinkure kutampaye umugisha. Bigezeho marayika abonye ukuntu ngo Yakobo yamaramaje, amukora ku nyonga y'itako, maze ngo Yakobo akomeza acumbagira. Reka mbabwize ukuri, tugeze mu gihe tutagomba kurasha. Reka mbabwire, mbese ni iki gitumye tuvana amaso kuri Kristo? Mbese ni iki gitumye tumara igihe cyacu tureba ku by'isi kandi bigiye gushiranwa nayo? Reka mbabwize ukuri, iri faranga rya elegitoronike, iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga, reka mbabwire haraca uwambaye. Reka mbabwize ukuri, reka mbabwire haraca umuntu wabanye n'Imana kurenza ibindi bihe. Nawe murebe ababyeyi dufite abana, urebe nawe ubuzima ubayeho. Mbese umunsi ibyo byose bizahagarikwa, maze ukagira inshuti zikuzengurutse. Reba ukuntu famiye rimwe na rimwe igivuga ati ariko ibyo mwigize ni ibiki. Reba ukuntu rimwe na rimwe inshuti zikuvuga ati waretse gukabya. Mbese uzihanganira kuba muri sosiyete nta muntu n'umwe uragucira akarurutega, bakubwira ati ibyo ntacyo bitwaye. Kandi wibuke ko hari abatasi babi bafite inyifuzo batangiye kuvuga ati ntacyo bitwaye, ati reka namwe nko gukabya ntabwo ari igishushanyo cy'inyamaswa, ntabwo nako ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Nakubwiza ukuri ko bazazana n'ibihamya, ariko umuntu utazaba ufite kwizera nyakuri, umuntu utazaba ufite udagumurira amasezerano y'Imana, uwo nguwo wese azagira gute? Azivovota, uwo azava kuri Kristo. Ariko ikintu ndi kubasabira abavandimwe soza ni ukugira ngo buri wese yisuzume ko tugeze mu isaha ikomeye, birakomeye cyane. Hano baravuze ngo mu gitabo cyitwa ngo ubutumwa bwatoranyije paje ya 412, ubutumwa bwatoranyije umugabane wa 2, haravuga ngo 417 ngo birakomeye gushikama mu kubyiringiro twatangiranye ngo tubikoreho kugeza ku iherezo. Kandi akaga kiyongera iyo hari imbaraga zihishe zikora ubudatuza ngo zinjize undi mwuka ukomoka kuri Satani urwanya Imana. Reka mbabwize ukuri, niba hari igihe kigeze kuba Satani ari gukora, n'iki gihe dusohoyeho, aho abantu basukiwe n'umwuka wa Satani bari kurwanya ibyiringiro byacu. Mbabwize ukuri, ibyiringiro byacu nitudashikama mu masengesho nk'uko tumaze kubisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, ngo dushikame tugundire Imana, tumere nka Kalebu, twibuke amasezerano, twibuke aho Imana yatuvanye, twibuke ko Imana yacu ni Imana idahinduka, ni Imana idapfa, ni Imana ishobora byose, ni Imana ikoraho ibintu byose byananiranye, ni Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe. Hano baravuze ngo birakomeye gushikama ku byiringiro twatangiranye ngo tubikome
gukizwa ku isi kugira ngo abantu bavane ibyiringiro byabo ku Mana. Ariko ndabasabira cyane bavandimwe ngo igihe akarengane katari kariho muri twe hinjiye abantu bamwe basa n'abatunganye kandi ngo b'abakristo ubwabo ngo kandi n'ubukristo bwabo ntibushikamyeho, nyamara akarengane nikaramuka kaje bazatuvamo. Mu gihe cy'akaga bazabona imbaraga mu mitekerezo y'ibinyoma yahimbiye intekerezo zabo. Satani yiteguye imitego itandukanye yo gufata abantu benshi. Igihe amategeko y'Imana azahindurwa ubusa, itorero rizashungurwa n'ibigeragezo bikomeye, kandi umugabane munini uruta uwo dushobora gutekereza ubu uzumvira imyuka iyobya y'inyigisho z'abadayimoni, aho kugira ngo bakomeze igihe bageze ahakomeye. Abantu benshi bagaragaza ko atari amashami mazima yo ku mazabibu nyakuri, nta mbuto bera, maze uhingira uruzabibu agakuraho ayo mashami. Reka mbabwize ukuri, nk'uko twamaze kubisoma mu kubara, Abisirayeli bagize kwitotoma ko batigeze bimenyereza kwiringira Imana, batigeze bimenyereza kwizera Imana. Niko n'abantu mw'iki gihe batigeze bimenyereza kwiringira Imana no kwizera Imana, ahubwo babona ko ubushobozi bwabo, ubwenge bwabo, imibare yabo, amashuri yabo, imbaraga zabo, imitungo yabo, ibyo byose batangiye bakumva ko ari byo bituma biringira Imana, bakaba ari byo bahanze amaso. Igihe bizakurwa, igihe ibigeragezo bizaba bimaze kuba byinshi, abo bantu bazahura n'akaga, kuko mu by'ukuri ntabwo bazera imbuto, ahubwo bazivovota. Ariko muvandimwe unteze amatwi, wowe ugize amahirwe yo kumva rino jambo, tugeze mu isaha yo kwiringira Imana, tugeze mu isaha yo kurwana, yo gusenga ubudasiba, tugeze mu isaha ikintu cyose cyatuma umushyikirano tugirana n'Imana ugabanuka twakivanaho, aho kugira ngo tubure Imana. Imana ibashoboze kandi Imana ishoboze, Imana itugirire neza, kuko tugeze mu gihe gikomeye cyane, igihe kirura, igihe umwana w'umuntu wese atabasha kuzicishamo usibye imbaraga mvajuru. Bavandimwe, muri tube maso dusubize nka Kalebu na Josuwe. Aha handi naho byagusaba urupfu, ngo Kalebu na Josuwe ngo bashatse kubatera amabuye. Reka mbabwize ukuri, byari ibintu bikomeye. Naho kurura iyo shusho, urabona abantu babiri, imbaga myinshi, Abisirayeli bazima benshi bavuga 6,000 bahagurutse mu Egiputa, bose bavugira ikizindiro icyarimwe, bakavuga ati nyaboneka. Ikintu cyantangaje ni gusoma n'amagambo, muzi ko iyo Imana iteterivena Kalebu na Josuwe bari guterwa amabuye. Hano nasomye kino gitekerezo ngo maze ngo bagiye bari bafashe amabuye, ngo bagiye kubona ngo babona ngo amabuye yarabafashe, kuko Imana yise yeterivena, ngo amabuye bari bafashe agiye kubaterwa, ngo maze ngo abavamo, umuntu wese rufashe bagiye kumutera, ngo ibuye rigatakara hasi ntawe uritaye, kubera inkingi y'igicu yari bayoboye yeterivennye. Kababwiza ukuri, Imana izaturwanirira nituba mu ruhande rwayo, Imana izaturwanira nituyiringira by'ukuri. Reka mbabwire ibintu by'ifaranga rimwe ndetse n'iyi digital ID igiye kuza. Mu by'ukuri umuntu wese utiringira Imana, hagiye kuboneka ibihamya byinshi biyishyigikira, hagiye kubona natangiye kubona umuntu wo muri Kenya, umuntu ushinzwe General Conference yo muri Kenya, yabwira abaturage ati ntacyo bitwaye, ati ntabwo ari 666, ati ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ati nimuhumure, ati no kugira ngo abantu tugire iterambere nawe sigana. Ariko ndagira mbabwize ukuri, bavandimwe, umuntu wese utiringiye Imana azayobya, nk'uko tumaze kubisoma, azayobya, azakurikira imyuka iyobya. Ariko twari dukwiye kugira ngo kwiringira Imana, tukibuka amasezerano Imana yaduhaye, tukikomeza ku Mana, kuko Imana yacu ni ukuri izaturwanira nk'uko yarwaniye Josuwe na Kalebu. Uzi ko Imana iteterivena Josuwe na Kalebu babagize gute, baba bararimbutse, baba barabishe bagapfa, ariko Imana yareterivennye. Ikintu cy'intangaza, nyuma yaho maze bamaze kubigenza gutyo, Imana yahise ivugana na Mose. Imana ibwira Mose iti, aba bantu bazageza ryari kutanyizera, bazageza ryari kutanyiringira, bazageza ryari kunyivovotera, ngiye kubarimbura bose bashire. Maze Mose umuntu w'Imana aratakamba ati, Mana uramenye, ntubarimbure. Mbese Abanyegiputa bavuga ngo iki? Mbese Abanyegiputa bavuga ko Imana yacu ifite amaboko matoya? Mbese Abanyegiputa bavuga ko Imana yabazanye kugira ngo ibarimbure mu butayu? Maze Imana iravuga ati, kuva ubwiye gutyo ntabwo ndibarimbure, ariko muri bo nk'uko batiringiye kujyayo,
ntabwo bazigera bajyayo. Reka mbabwire tugeze mu isaha isaba ko twiringira ko ijuru tuzaritaha. Umuntu ugifite gushidikanya ni ukuri azarimbukira mu butayu, maze babandi batizeye Imana, babandi batiringiye Imana, babandi bavuga ko icyo gihugu batashobora kukijyamo, ni ukuri ntibakigezemo. Birasaba ko ijuru twiringira ko tuzarijyamo, tugomba kubyiringira ko tuzarijyamo. Utazabyiringira ni ukuri ntabwo azaritaha. Iryo juru rizatahwa n'abiringira, iryo juru rizatahwa n'abizera. Reka nkubwize ukuri muvandimwe unteze amatwi, ngo maze Josuwe na Kalebu Imana avuga ati abantu bazataha muri kiriya gihugu ni Josuwe na Kalebu, kubera ko ari bo banyiringiye. Maze ngo Abisirayeli bamaze kumva ukuntu Imana imaze kuvuga ko batazajya mu icyo gihugu, bazarimbukira mu ubwo butayu, Imana ihita ibabwira ati muhite mukata iyo nzira mwari mukomeje, muhite mukata. Bahita bakata, maze ngo Abisirayeli baravuga ati no tugiye gutera. Mwumve nawe munyumvire, Abisirayeli banze kwiringira Imana ngo batere icyo gihugu, ariko uko Imana imaze kubabwira ati muzarimbukira mu butayu, ndetse n'icyo gihugu ntabwo muzanakigeramo, Abisirayeli batavuga ati none mureke twishyire hamwe tujye gutera. Maze Mose arababwira ati ariko muzageza ryari kutizera? Imana yababwiye ko Imana yahinduye inzira, mugomba gusubira inyuma mukaza tugakomeza ubutayu, none mwebwe mugamije no kujya gutera. Ngo Abisirayeli bagije bavuga ati tugiye gutera. Muzi ko hari abantu baze kwiringira Imana ko tuzatambuka, ko tuzagera mu bwami bw'ijuru, ahubwo bazakomeza gushakisha inzira zose kugira ngo bakomeze kwirwanirira. Mu by'ukuri biteye agahinda, biranababaje cyane. Abisirayeli bagije bajya no gutera. Muzi ko bagiye gutera? Birababaje cyane bavandimwe. Muzi ko Abisirayeli bagiye gutera, ngo maze Mose na Aroni n'isanduku y'Uwiteka ngo yanga kugusha, ngo baguma aho barareka Abisirayeli bajya gutera. Bagiye gutera n'ubundi barasakizwa. Reka mbabwize ukuri, n'ubundi bagize Abanyafilisitiya barabarimbura, barabasakiza, abanyamahanga barabasakiza. Reka mbabwize ukuri bavandimwe, umuntu uzajya gutera atariringiye Imana, atarimenyereje amasezerano y'Imana, ni ukuri ntabwo azabasha kwambuka, ni ukuri ntabwo azabasha gutsinda, ahubwo azatsindwa, kubera ko ntabwo yiringiye Imana ngo ajyane nayo. Ntabwo atiringiye Imana ngo akomeze ku masezerano y'Imana, uwo muntu ntabwo azabasha kwambuka. Ngo maze ngo Abisirayeli ngo bajya gutera. Mu by'ukuri ngo Mose biramubabaza cyane, aravuga ati ariko kuki mukomeza kugomera Imana, kuki mukomeza kutiringira Imana? Imana irababwira ko muzarimbukira mu butayu, Imana ibabwiye ko mugomba gukata iyi nzira, Imana mwamaze kwibwira ko mudashaka kujyayo, mushaka gusubira mu Egiputa, Imana ibabwira ko muzarimbukira inaha, none muhise mufata umwanzuro wo kujya gutera. Mbega akababaro kababaje, mbega ukuntu abantu tunaniranye, mbega ukuntu abantu kwiringira bitunaniye. Bavandimwe, mbese uhagaze hehe? Mbese uhagaze mu kivuge cy'abantu bamaramaje kurwanya Imana, bamaramaje kurwanya ingoma y'Imana? Mbese uhagaze mu kivuge cy'abantu? Mbese ni iki kiwiringiye? Reka Imana, reka umwuka w'Imana akomeze abayobore, reka umwuka w'Imana akomeze abafashe, abayobore, abahumurize, abaye kugira ngo mugirane imishyikirano n'Imana kurenza ibindi bihe. Tugeze mu isaha ikomeye bavandimwe, tugeze mu isaha isi yose igiye kukuviraho indimwe, igiye kubona nk'aho uri ikicucu, uri ikigoryi. Ni kureba akarengane kari kubera mu Rwanda, aho hari indirimbo ejo bundi naherutse kubona, mbwira umugabo wanjye namubwira ku Mana, kubera iki koko Satani amaze kwijimije intekerezo z'abantu? Indirimbo irasohoka iri guseka abantu ngo bari gufungwa, ngo abantu ngo bari mu karengane, ngo abantu ngo barayobye, ngo n'abantu ngo batazi icyo gukora, ngo n'abantu ngo mbega baba bahindura ko abantu bari kurenganywa, abantu bari mu magereza, niba bigoryi, niba bicibwa, niba bari kwihutisha ubuhanuzi. Maze ngo barangije baravuga ngo ahubwo ngo abantu bari kuramya igishushanyo n'inyamaswa, ngo niba abantu bari mu kuri, ngo kandi ngo bazatsinda. Reka mbabwize ukuri, mbese witeguye kuko bazakwita umusazi, bakaguhindura ko ntacyo uri cyo, bakaguhindura ko uri umuyobe? Witeguye kuzahangana n'ibyo byose? Mbese uri kwimenyereza kwiringira Imana? Mbese uri kwimenyereza kwiringira Imana no gukomeza ku masezerano yayo? Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza, kandi Imana ibaha umwuka wayo, ibaha ubwenge bwayo. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Mureke twicishe bugufi dusenge. Uhoraho Mana yacu, uri Imana nzima, uri Imana idapfa.
uri Imana idahinduka, uri Imana idukunda, wakoresheje igituma cyose cyatuma Nyagasani tuzabasha kuzagera mu bwami bwawe. Wandikishije ijambo ryawe, waciye mu mugaragu wawe Dawidi, uca mu bahanuzi benshi, uca mu bavandimwe nk'uku, kugira ngo Mwami inzira tutazayiyoba. Umaze kutubwira ijambo rikomeye cyane ko mu minsi dusohoyemo Satani azasuka umwuka, abantu benshi bakayoba, abantu benshi bakayoba inzira, abantu benshi bagashidikanya. Twabonye ukuntu Abisirayeli batakwiringiye, maze barangiza bazunguzwa n'ibigeragezo, bazunguzwa n'amagambo avuye mu kanwa k'abantu. Mana ndakwinginze, tugeze mu isaha ikomeye, isaha y'umwijima, turakwaka kukwizera, turashaka kukwiringira, turashaka gukomezwa n'amasezerano yo hejuru, amasezerano wadusezeranije. Mana duha imbaraga yo kwiringira, duha imbaraga yo kubana nawe, duha imbaraga yo kureka iby'isi, tuzibukira ikintu cyose cyatuma dutandukana nawe. Mbese umwanya wacu tuwuta mu bikimana, aho ntituwuca mu nshuti zidafite zimwe zakuretse zishidikanya ukuri kw'ijambo ryawe, aho ntituzita mu ma WhatsApp, aho ntituzita mu social media, mu ma YouTube, mu bintu bidafite umumaro. Mbese umwanya wacu tuwuta mu bikimwami. Abana nakwinginze duha amaso y'umwuka, dusukira umwuka wera, kugira ngo guta umwanya wacu, ahubwo dufate umwanya wacu turi kumwe nawe, dukirana nawe, tukubwira ko nutatumwami tutakurekura utaduhaye umugisha, tutakurekura utadusukiye imvura y'itumba izabasha guhangana n'aka kaga. Mana dushoboze, ushoboze abavandimwe bateze ukuri kw'ijambo ryawe, ubaha umugisha wawe, ubasukira umwuka wera. Mana uturandure mu icyaha icyo ari cyo cyose, imyumviro yacu, kutizera kwacu byose bituranduremo, ahubwo dusukemo imbaraga idutera ibyiringiro, maze tukwikomezeho, nibyo tukwambara ijuru mu izina rya Yesu. Amen.